Hari igihe abantu babwirwa ko bananutse cyangwa se babyibushye mu by'ukuri nta cyahindutse ahubwo ari ukubera imyambarire yabo. Uyu munsi rero nibo tugiye kwibandaho, tugiye kureba bumwe mu buryo wakwambara niba ushaka kugaragara nk'aho unanutse, ariko tunarebere hamwe imyenda itandukanye umuntu yambara ikamugaragaza nk'umuntu ubyibushye kandi mu by'ukuri atari ko angana. Reka tubanze duhere ku kintu cy'amabara. Buriya amabara yijimye cyangwa se ashushanyijeho ibintu bitagaragara cyane, iyo ari ku myenda niyo agaragaza ko unanutse. Niba ushaka kugaragara nk'umuntu unanutse, hitamo imyenda ishushanyijeho imirongo ihagaze, wirinde itambitse, kuko ihagaze ituma umuntu asa nk'uwegerana cyane bityo akagaragara nk'unanutse. Imyenda ifite amabara agaragara cyane izatuma ugaragara nk'umuntu ubyibushye. Uzabipima urebe, uzatungurwa no kubona ko umwenda w'ibara rigaragara cyane niwambara undi umeze nkaho ari ku ibara ryijimye, abantu bazatangira kukubwira ko unanutse, nyamara niwambara wa wundi abantu babona ubyibushye. Si ibyo gusa, buriya uburyo umwenda ukase nabyo bishobora kugaragaza niba unanutse cyangwa ubyibushye. Urugero nk'udupira tugufi, amapantaro atereye hasi ikizwe nka taille basse bigaragaza kurushaho ko ubyibushye. Shyira mu mutwe rero ko utagomba kwambara imyenda ifashe cyane cyangwa se irekuye cyane. Wirinde kugereranya imyenda myinshi kandi wirinde imyenda ifite imifuka minini kuko yongera ubunini bw'amatako. Uhitemo udushati tureture. Tisi y'umwenda nayo ishobora kugaragaza niba ubyibushye cyangwa unanutse. Aha imyenda yoroshye cyane, tisi zibyibushye nka veruru, baze n'amaribaya zerekana ko ubyibushye cyane. Ujye uhitamo umwenda wa koto cyangwa ibitambaro bidataraka niba wifuza ko umuntu abona ko unanutse. Kandi ikindi, irinde kwambara inkweto ntoya cyane, udushakoshi duto cyangwa amabishu mato bihabanye n'ingano yawe bikerekana ububyibuhe cyane, ahubwo uhitemo inkweto za taro ndende zerekana kuri muremure ukagaragara nkaho uri mutoya, cyangwa se ibishakoshi binini umuntu abona ubunini bw'ishakoshi ariko ntabone ubunini bwawe. Ibandire none ku byo mufite mwishimira kandi mubona ari byiza. Urugero, niba ufite amaso meza, gerageza abari yagaragara, imisatsi nayo igaragare cyangwa ahandi ukunda. Niba udashaka ko umuntu ajya kureba ubunini bwawe, kora ikindi kintu ku mubiri wawe kigaragara vuba kurenza umubyibuho. Ariko kandi hari ibintu bimwe na bimwe by'amakosa dukora mu myambarire yacu bikaba byatuma umuntu agaragara nkaho abyibushye kandi mu by'ukuri atari na kwangana. Ikintu cya mbere duhereyeho ni imyenda minini, icyo bita oversized cyangwa se baggy clothes. Ni ukuvuga ya myenda umuntu yambara ukabona ni umwenda umwambaye kurenza uko ari wowe wambaye. Niyo waba usanzwe ubyibushye ukambara uruntu runini noneho kurushaho, umuntu azabona uri munini cyane. Ariko iyo wambaye umwenda ukwegereye, umuntu abona ugabanutse ugereranyije n'uko wanganaga, ari nabwo umuntu ashaka kubwira ngo uwo mwenda urakunanura cyangwa se urakubyibushye. Irindi kosa rikunze gukorwa cyane mu gihe umuntu abyibushye ashaka ko abantu babona ko ananutse, ni ukwambara akenda kamufashe cyane. Buriya niba ubyibushye uzirinde kwambara umwenda ugufashe cyane, ariko kandi niba unanutse urinde kwambara umwenda ugufashe cyane. Umwenda ugufashe cyane ukugaragaza uko utari, uko waba ungana kose. Ujye wambara umwenda ugukwiriye, utari muto cyane ariko nanone itari binini bikabije. Tukivuga ku by'imyambarire kandi umuntu yambara imyenda itamukwira, tuvuge ku myenda y'imbere. Aho turavuga ku bakobwa, ubwo ni sous-vêtements ndetse na soutien-gorge cyangwa ikindi cyose cy'umwenda w'imbere. Buryo iyo wambaye ikinini cyane kikugaragaza ubunini. Niba wambaye isutiye itagukwira ari nini cyane, izatuma ugaragara nk'umuntu ufite amabere manini. Naho niba wambara gatoya kagukwiriye kakwegereye, bizatuma amabere agabanuka, bityo n'umuntu ukurebye ntahite akururwa no mu gatuza kawe ukuntu hangana. Umwenda w'imbere nawo nka sous-vêtements ugaragaza ubunini cyane cyangwa se ubuto bwawe. Niba ushaka ko wegerana mu nda, ambara umwenda w'imbere ukwegereye ugukwiriye. Urinde kwambara ikintu kinini gituma wirekura, bityo umubiri nawo ukagendera ko ugasanga uragaragaza ubunini kurenza ibindi. Ariko kandi imyenda yo mu bwoko bwa winiga nayo igaragaza ubunini bw'umuntu. Niba ushaka ko umuntu atabona ko ubyibushye cyane cyane udashaka ko abona inda yawe n'agatuza, uzirinde kwambara uyu mwenda wa winiga cyangwa nuwambara urenzeho ikindi kintu hejuru, kuko uyu mwenda utuma wegeranya ijosi n'umutwe bigahagarara ahantu hamwe, ibindi bice byose bisigaye bikahita bigaragarira icyo. Bityo rero nuramuka ufite mu nda hanini cyangwa se mu gatuza hanini, umuntu azahita abibona vuba cyane kurenza ibindi. Ari nayo mpamvu burya abasore bashaka kugaragaza agatuza kabo ko bakoze icyuma, ni byiza ko bagirwa inama yo kwambara udupira twa winiga kuko nitwo tugaragaza ubunini bwabo hejuru kurenza ahandi. Nkuko twigeze tubigarukaho, hari imyenda noneho ifite imirongo itambitse. Iyi niba udashaka abantu babona kuri munini, yirinde. Mu gihe unanutse ushaka umuntu akubona nk'umunini, wambara imyenda ifite imirongo itambitse. Uko itambika niko igaragaza ko ugenda uba munini mu butambike bwawe, bityo rero igatandukana n'imyenda ifite imirongo ihagaze kuko yo irakunanura ugereranyije n'iyi ngiyi y'imirongo itambitse. Nicyo bita optical illusion. Imirongo itambitse irakwedura, naho ihagaze ikakugira muremure aho kukunanura. Mu myenda kandi ugomba kwirinda imyenda ifite ibikabyo byinshi, usange ifite ibintu
bimeze nka ne papillon, ibintu bimeze nk'ibirabo, ibintu bimeze nk'ibintu by'ibyenda bigiye byegeranye biri ahantu hamwe, cyangwa se bifite imyenda ifite ibipesu binini, imifuka minini, ibimashini byinshi, amababa n'ibindi nkabyo. Iyo myenda uko uyambaye uza kurebera kuri wese azabona wabaye munini, kabone niyo waba utari munini ariko iyi myenda izakubyibushya. Bityo niba ushaka kugaragara nk'umuntu unanutse, uzirinde kwambara iyi myenda ifite ibintu by'ibikabyo byinshi bitandukanye. Ariko kandi indi myenda ishobora kukugaragaza nk'umuntu munini ni imyenda ifite ibintu bishayininga, cyangwa ushobora kureba ukaba wakwibonamo imeze nka miruwari, niyo bita reflection clothes. Bene iyi myenda wagira ngo ni ibyuma, cyangwa se imyenda yo mu bwoko bwa veruru, cyangwa se indi myenda ubona ishayiningira inyuma. Burya iriya myenda hivi ikagira iza kugaragaza nk'umuntu munini. Niba rero utananutse, iyi myenda uzajya uyirinda, kuko kuzayambara uri munini umuntu azabona warushijeho kuba munini cyane kurenza undi muntu usanzwe. Ahubwo kugira ngo wambare iyi myenda, wakwambara ya yindi ifite uruhu rwa satin, cyangwa se ukambara imyenda ibonerana, kuko yo byibuze ntago yagaragaza ubunini bwawe nk'iyi ngiyi ishayininga. Ku bijyanye n'inkweto, burya abantu bambara inkweto zifite igitaro kinini cyane kibyibushye cy'ikiguri bagaragara nk'abantu babyibushye kurenza wa wundi wambaye taro ndende ariko inanutse, niyo kaba gatoya ariko kananutse. Burya inkweto nazo zishobora kukugaragaza uburiwe. Uzabyitegereze neza iyo abantu bari kugenda ukabona umuntu yambaye inkweto zifite taro ibyibushye n'uwambaye taro inanutse, uzabona ko wambaye taro inanutse nawe yagaragaye nk'unanutse kurenza wundi wambaye taro ibyibushye. Ikindi burya ni amakote afite amapamba cyangwa indi myenda yose ifitemo amapamba. Iyo bitewe n'uburyo ikoze kugira ngo igaragaze nk'umuntu ubyibushye, usibye kuba inagushyushya muri ibi bihe by'ubukonje. Niba udashaka ko abantu bakubona nk'umuntu ubyibushye, irinde kwambara aya makote afite amapamba mo imbere, ahubwo wambara amakote ya koto cyangwa se ananutse. Hari kandi abantu bakunze kwambara kola ziriho amabara menshi, afite wenda nk'amabara y'ingwe cyangwa se imirongo itambitse n'utundi tuntu twinshi dutandukanye. Burya ariya makora azagaragaza ubunini bwawe. Niba udashaka rero ko umuntu abona ubunini bwawe, ambara kora y'ibara rimwe, kandi wirinde ya mabara agaragara cyane, ahubwo wambare kora y'ibara ry'umukara cyangwa se irindi bara ryijimye rijya gusa nk'uruhu rwawe, niyo azakugaragaza nk'umuntu mutoya kurenza kukugaragaza nk'umuntu munini. Wirinde kandi kwambara imyenda ikwegereye cyane ngo urenzeho n'ibindi bintu bituma umuntu abona ko yakwegereye bikabije, nk'imikandara minini n'ibindi nkabyo. Ibyo nabyo ni amakosa rimwe na rimwe dukora mu myambarire agatuma tugaragara nk'abantu babyibushye, kandi mu by'ukuri bitari ngombwa. Ubu rero n'ubwoko butandukanye bw'imyambarire ushobora kwambara ikaba yagaragaza ko uri umuntu munini kandi utanabishakaga. Bityo rero niba nawe ufite iki kibazo uyirinde. Ariko kandi niba unananutse, abantu bakunze kuvuga ko unanutse cyane, ahubwo wowe wahitamo kwambara iyi myenda ikaba yabirana nawe.